Yes, nongeye kugusuza nkuhaye ikaze. Iyi ni Erikson Info, naho ngewe ndi Erikson. Tumaze iminsi dukoze ikiganiro kivuga ukuntu ushobora kwandika inyandiko mu rurimi rwawe gakondo kayishyira mu rurimi utizeye ko wandika neza. So ugafata inyandiko yawe mu rurimi wizeye ko wanditse neza, warangiza ukahita uyishyira mu rurimi ushidikanya ko warwanditse neza cyangwa se warwandika neza, by'umwihariko nk'indimi ziba zisaba gukosora amakosa menshi. So twakoze icyo kiganiro rero, mwaragikunze, ariko mudusaba yuko twakora ikiganiro cyerekana mu gihe wasubijwe message ukaba uri kuyisoma ntuyumve neza, cyangwa ufite inyandiko uri gusoma ntuyumve neza, ni gute wayishyira mu rurimi rwawe gakondo. Iki ni ikiganiro rero mwakoreye kugira ngo icyo kibazo nacyo gikemuke. Ibi busabe bwanyu rero twabukuye muri comment, ariyo mpamvu ngira ngo nkusabe no ku bindi biganiro kuri Erikson Info. Niba ugize ikibazo kwatwandikira muri comment utubaza, cyangwa se ukaduha igitekerezo ukatubwira ngo ese mwazankoreye kuri iki kiganiro. Mbere yuko rero dutangira cyangwa se dukomeza, ndakwinginze kugira ngo ubanze ukore like kuri iki kiganiro, ukore comment, ukore share niba cyagushimishije, ariko by'umwihariko icyo tukwifuzaho ni subscribe. Niba utarayikora, reba neza aho hasi uhita ukora kuri subscribe, ubundi dukomezanye kugira ngo n'ibindi biganiro kuri Erikson Info tuzabe turi kumwe gatanu ku kandi. Reka rero turebe uburyo ushobora gufata inyandiko wohererejwe utari kumva neza, cyangwa se harimo amaterime akakaye cyane. Hari inyandiko ziba zifite amaterime akakaye mu rurimi ariko ntushobore kubyumva. Ni gute rero ushobora kwita uyifata ukayishyira mu rurimi rwawe gakondo neza bikoroheye, ukiri muri chat ukahita usubiza byihuse, atari ngombwa kujya gushakira ama dictionnaire ndetse n'ahandi. Ukahita uyifata iyo nyandiko ukayishyira mu rurimi rwawe wumva direct, warangiza ukahitongera ukayishyira mu rurimi ushaka koherezamo uwo muntu, ukahita utanga igisubizo. Iyi ni Erikson, iyi ngiyi ukurikiye ni Erikson Info. Kugira ngo dukomezanye birasaba ko ukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose bizajya bigera kuri iyi channel bijye bihita bikugeraho. Ibuka gukora like, ukore comment utubwira ko ibyo twakwigishe cyangwa se twakoze muri iyi video tugiye kukwereka koko niba byakunze. Niba ari byo koko usiga uvuze tuti byakunze, kugira ngo tumenye niba intego twakoze iyi video tugamije niba twayigezeho, kandi niba bitakunze utubarize muri comment kugira ngo tuze tugusubiza. Umwihariko wacu nuko nta message nimwe tudasubiza, nta comment nimwe tudasubiza, kandi ibyifuzo byanyu ni ingenzi. Iyi ni Erikson, yukurikiye ni Erikson Info. Yes, welcome. Reka turebe uko dushobora gufata ubutumwa tukabihindura mu rurimi rwacu gakondo, twangiza tugasubiza ubutumwa twahawe kandi twumvishe neza ibyo twasabye. Yes, ikindi nuko kuba batarakurikiranye ikiganiro twakoze bwa mbere twerekana uburyo ushobora gufata inyandiko yawe wanditse mu rurimi gakondo ukayishyira mu rurimi ushaka kwandikamo utizeye neza kuri buze kwandika neza, warangiza ukayandika mu rurimi rwawe gakondo wumva, warangiza ukayishyira mu rugo ushaka kwaherezamo umuntu. Waba atarakurikiranye icyo kiganiro, turi buze gupininga link yacyo. Ushaka kukireba urajya muri comment, iraba ari comment ya mbere ari link, ukoreho urebe icyo kiganiro, narangiza kukireba komezanye n'iki ngiki ureba neza uburyo ushobora gufata inyandiko noneho wowe wahawe ukayishyira muri rurimi rwawe wumva gakondo. Yes, iyi ni Erikson Info. Reka dutangire twihuse dukoresha umwanya mukeya. Ikaze. Yes, iyi ni Erikson. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gufata message wandikiwe uri mu rurimi utazi cyangwa se utari gusoma ngo usobanukirwe neza, ukayishyira mu rurimi rwawe gakondo wisangamo wumva ku buryo message uyumva neza uko wayihawe. Nk'ibisanzwe rero tugiye kongera twifashishe urubuga rwa WhatsApp nk'urugero, nk'aho batwohereje message. Turaza muri WhatsApp, dore ngiyi tugiye kwinjiramo. Tumara kugeramo tujye kuba twoherereje ubwo butumwa. Hano dufite ubutumwa buri mu rurimi rw'igifaransa ariko ntago twisanga mu gifaransa pe. Turi no gusoma amagambo amwe namwe akagenda aducika, ntago turi kubisobanukirwa. So turaza rero tufungure keyboard yacu aho dusanzwe tuyifungurira, tujye ku tudomo tune. Navuze yuko hari keyboard zigira utudomo tune, hari ziba zifite dutatu, hari n'iziba zifite utudomo tubiri. So twebwe turakora hano ari utudomo tune. Nitumara kuhakora hahita haza option nyinshi, gusa twebwe dushaka ni iyi ngiyi yanditseho ngo translate. Turaza hano kuri translate, dukandeho ahangaha, dukandeho gutya. Nitumara gukanda kuri translate turahita batwereka ahantu hajya indimi. Hahita hajya ahantu hajya indimi. Dufite ururimi rw'icyongereza tukajya n'urw'ikinyarwanda, ariko ubutumwa twahawe ni ubw'igifaransa. Bivuze ngo ahabanza cyangwa se hari ururimi rwa mbere birasaba ngo tuhashyire ururimi dufite rw'igifaransa twandikiwe. Turahakanda rero
tujye muri search yacu. Gusa ngiye kuko nsanzwe nkoresha izi ndimi, igifaransa nkifite hafi, ariko wowe utagifite urascrollinga cyangwa se ukazamura izi ndimi ugakorera kuri alphabet. Hano habanza a, hagakurikiraho ba, ukamanuka hagakurikiraho c, bivuze ngo araza gukurikiraho da, hakurikireho e, hakurikireho na fa. Ubwo rero igifaransa kiba kiri muri fa hamwe n'izindi ndimi zibanzirizwa na fa. Ubwo rero ngiye kuko mfite igifaransa hano nicyo mpitamo, ndahitamo hano ahangaha ku gifaransa. Nimara kugihitamo nk'ururimi rwa mbere cyangwa se inyandiko mfite ko iri mu gifaransa, ndaza hano hirya ku rurimi rwa kabiri, hajya ururimi rwa kabiri harimo ikinyarwanda. Bivuze ngo ushobora kuba wumva ikinyarwanda neza cyangwa se ari icyongereza. Ari icyongereza washyiramo icyongereza, ariko twereka dukoreshe ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se rwitwa kinyarwanda nk'ururimi rwacu gakondo dushaka gushyiramo ubutumwa twahawe. Turukandeho. Nyuma y'ibi rero dufite ahari igifaransa, tugiye kuhashyira inyandiko yacu y'igifaransa, ariko dushaka kiza kwita ihinduka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turaza ku butumwa twahawe rero, dore ngubu hano hejuru turakoraho, dutinzeho urutoki, dukandeho dutinde. Yes, nitumara gutinda baraduha option, turareba hari hejuru hari gusiba ubutumwa, hari kubusangiza abandi, utudomo dutatu, ariko twebwe turashaka aka kantu kavuze copy. Ushobora wowe kuba ufite handitse copy, ariko aka kantu kameze nk'utudirishya tubiri dukurikiranye nako gasobanuye copy, niho tugiye gukanda. Turakanda kuri aka kantu gasobanuye copy. Nitugakandaho hano hasi baratwereka ko message yacu yamaze kuba copy cyangwa se twayikopi. Turaza rero handi dusanzwe twandikira amagambo kuri keyboard tugiye guhindura mu rurimi twumva gakondo. Turakandamo hagati, turakandeho dutinzeho urutoki. Tumara gukanda bahita batuzanira ijambo ryitwa paste. Bivuze ngo twakopiye tugiye gupestinga, cyangwa se twabiteruye ahantu tugiye kubitereka hano kugira ngo bite bihinduka mu rurimi rwacu gakondo. Turakandaho rero dukore kuri paste. Ya magambo y'igifaransa yose twakopiye ahise yipestingamo hano. Dore ngaha rero aha hejuru bayadushyure mu rurimi rw'ikinyarwanda twumva neza. Byari biri mu gifaransa ariko tubishyize mu kinyarwanda. Mu kinyarwanda ya magambo twari twandikiwe tutasobanukirwaga neza mu gifaransa, tugiye kuyasoma mu kinyarwanda. Bari batwandikiye ngo mwaramutse, mumeze mute, ijoro ryawe ryari rite, mugire umunsi mwiza, murakoze. Yes, nguko rero uko ushobora gufata inyandiko uri mu rurimi utumva warangiza ukayishyira mu rurimi rwawe gakondo wisangamo neza. Iyi ni Erikson Info. Mbere yuko dukomeza cyangwa se usoza iyi video, ndakwinginze kora like, ukore comment, ukore share iki kiganiro niba ubona hari wo cyafasha, ukimusharinge, kandi niba utarakora subscribe reba neza usiga ukoza aga subscribe. Yes, turagushimiye. Ni Erikson Info, tugushimiye inkunga ndetse n'ubufatanye dukomeje kugirana. Niba byakunze twandikiye muri comment utubwire uti ndabona bikunze, ujye bikoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tumenye neza ko icyo twari tugamije dutegurira isomo cyabashije kugerwaho. Niba bigufashije rero siga like, ukore comment utubwire ngo byakunze. Niba bitakunze kandi utubarize muri comment ikibazo wagize, tubashe kugusobanurira kugira ngo intego twihaye dutegurira isomo twumve ko yagezweho. Yes, uyu ni Erikson, iyi ngiyi warukurikiye ni Erikson Info. Yes, thank you. Yes, ndagushimiye tugiranye kuri uyu munota. Niba iki kiganiro koko ubona cyagushimishije kandi aricyo cyagufasha, siga like, ukore comment ku bitekerezo ndetse n'ikibazo ushaka kutubaza. Iki kiganiro ushobora kugisangiza abandi ukora handitse share, ukakibaha kuri WhatsApp ndetse n'izindi platform waba bakoresha. Uyu ari Erikson, iyi ngiyi ni Erikson Info. Reka tuzabane n'ubutaha niba warakoze subscribe. Yes, thank you.